Fite imani tugenera ubizi uhoraho kuko buri wese yamugeneye umumarayika wo kumubiri. Imana yacu ni nyakubahwa iteka n'iteka ryose tumusamuriye amaboko tuvuga tuti warakoze. Dufite imana itugenera uburizi uhoraho kuko buri wese yamugeneye umumarayika. Amavuta y'igiciro cyinshi yampfutse inguma zose nari mfite, yampfutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi muwo yanyuzeho mbabaye angirira urukundo aranyomora arangiza nishyuye imyenda yanjye yose, nanjye ndi muwo yanyuze mbabaye angirira urukundo aranyomora arangiza nishyuye imyenda yanjye yose, aranyomora arangiza yishyuye imyenda yanjye yose, yishyuye imyenda yanjye yose, yishyuye imyenda yanjye yose. Ubuzima bwanjye bwahindutse busha, ico nico gihe bwagize igisobanuro, ico nico gihe bwagize igisobanuro, nubwo yari kuba njye gusa nakabuza wari kuzuka mfira, nubwo ari kuba njye gusa nakabuza wari kuzuka mfira. Kandi we kandi genera umuntu wese ibimukwiye,
kandi we kandi igenera umuntu wese ibimukwiye. Imana we Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye. kandi we kandi igenera ibimukwiye. Imana we Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye. Mubwire kandi we kandi igenera Yesu ndakwizeye Jemisemo mukiza Yesu wayobora ubuzima bwanjye nawe ubifise ndakwizera Yesu ndakwizeye waje mu buzima bwanjye uhindurira ibigoye umwijima wabaye umucyo Yesu ndakwihaye umwijima wabaye umucyo Yesu